yaravuze ngo uyu munsi ongera wibuke aho waguye ukagwa, wongera ubyuke Uwiteka kugire neza. Ongera wibuke aho waguye ukagwa, Kristo Yesu abone uko kumurikira. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo mbese nimuzi ko muri umucyo, nimuzi ko muri umucyo w'isi. Bibiliya yavuze ngo ni gute wafata itabaza ukaritwikiriza intonga. Bishatse kuvuga ngo ni gute wafata buje yaka ukayitwikiriza igitebo. Kristo baraguye. Imana yavuze ngo uyu munsi wa none irashaka ko umuntu wese aho yaguye, aho yatakoraga, ibyo yasize, inshingano zawe, za nshingano zose wagomba kuba gukora, uyu munsi wa none waraziretse. Imana ivuganye nawe ngo uyu munsi, haleluya, ongera wibuke aho waguye ukagwa, Kristo Yesu yongere akumurikire, yongera kugire neza, yongera kuregere, yongera kurwanirire. Ndagushimiye wowe udukurikira umunsi ku munsi. Ndakwifuriza umugisha w'Imana, amahoro n'amahirwe bize kubana nawe, kandi ikiganza gikomeye cy'Imana kikugotetse kuzenguruka. Uyu munsi rero tuganira ijambo ry'Imana, kandi ni ijambo ry'ubugingo, ijambo rihembura, ijambo riza kugira icyo rikumarira. Uwiteka rero aguhire. Ni ubuhanuzi Imana yazanye bwo kugira ngo abantu bongere bumve icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Ni umunsi rero, ni umunsi wawe, ni umunsi w'Imana, ni umunsi wo kongera kwakira icyo Imana ivuganye nawe, ni umunsi wo kongera kwakira urukundo rw'Imana, ni umunsi wo kongera kwakira amasezerano mashya wowe ugiranye n'Imana Data wa twese wo mu ijuru. Imana rero iguha umugisha. Uri kumwe na Reverend Pasteur Nshimiye, kandi ni kuri channel yitwa Pastor Nshimiye Info. Uwiteka aguha umugisha kandi akurebe neza. Ikiganza gikomeye kize kubana nawe. Ubuhanuzi bwa mbere bukomeye ni ijambo ry'Imana. Rero kenshi abantu bashaka ngo bumve ngo Imana ngo iravuze ngo gutya, ariko ubuhanuzi bukomeye ni ijambo ry'Imana, kandi mu ijambo ry'Imana nimwo dukura imbuzi n'icyo Imana dushakaho. Uwiteka rero aguhire, kandi imbabazi z'Imana ukomera ku Uwiteka bize ku buzima bwawe. Nyemera dusenge Imana, tumara gusenga hanyuma marayika w'Imana akugire neza. Ariko kandi niba ukunze iyi video, mbere yo gusenga wandike ngo amen. Icya kabiri ukore like, wandikemo na commentaire. Imana iguha umugisha. Wandikemo ngo amen. Imana iguha umugisha. Kora like, ukore na subscribe. Imana iguha umugisha. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye ko uri Imana yaremye isi n'ijuru. Turagushimiye ko uri umutabazi wacu bwite. Uri Uwiteka ryo zina ryawe. Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera bize kubana natwe, utugire neza, kandi umuntu wese umuha umugisha ugiye kumva iri jambo ryawe, kandi afata umwanzuro muzima. Imana itugire neza. Urakoze Mana, ndagushimiye ko ubikoze. Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana iguha umugisha, kandi Uwiteka akurwanirire, marayika w'Imana akugote. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu byahishuwe Yohana. Ni ibice bibiri, turasoma n'umurongo wawo wa mbere tugere ku murongo wo hepfo gato, ku murongo wawo wa kane. Aravuze ngo wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti, ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi by'izahabu, aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganijwe izina ryanjye niwacogora. Ku murongo wa kane, ariko rero mfite icyo mugaya, nuko waretse urukundo rwa mbere. Imana tugire neza. Hanyuma reka twongereho urwandiko Pawulo Abefeso, ibice byawo ni 5, turasoma n'umurongo wawo wa 13.
hari ijambo ryiza ryavuze ngo ariko byose iyo bitangajwe n'umucyo nabyo ubwabyo bihinduka umucyo, kuko ikimurikiwe n'umucyo cyose gihinduka umucyo. Murongo wa 14, nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Imana itugire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya magambo ni ibaruwa Imana yandikiye itorero ryo muri iyi minsi, ni ibaruwa Imana yandikiye abantu bajya mu ijuru, ni ibaruwa Imana ihamagariye abagenzi. Imana yongeye kubwira abagenzi ngo umuntu wese niyirinde uko agenda, umuntu wese niyongera asubire uko yahamagawe. Imana irimo kuvuga ngo umuntu wese niyongere agende nk'umunyabwenge, niyongere agende uko Imana imushaka. Kera Imana yaguhamagaye uri muzima, ariko muri iyi minsi wamaze kwiyanduza, uragenda uriyanduza, uracukumbira, uracuya. Abantu benshi baracuye, ariko Imana ishaka ko abantu bongera gusubira uko bari bameze bagihamagarwa. Imana irashaka ko umuntu yongeye gusubira uko yari agihamagarwa. Uwiteka akugirire neza. Imana itugire neza cyane. Imana yahamagaye abantu ari bazima. Imana ihamagara abantu bagenda uko Imana ishaka, ariko abantu ngo bariyanduje bivanga n'ikivange. Bibiliya igeze kubwira abantu ngo mwivanze n'ikivange mumera imvi z'urutarutaru. Abantu rero bameze imvi z'urutarutaru, abantu barimo kugenda uko Imana idashaka. Abariho basenga ari bazima bahindutse abanyabinyoma, abapasitori bahindutse abanyabinyoma, abandi bivanga mu kivange, abahanuzi bivanze mu binyoma, abandi barasambana, abandi baragwa. Ariko uyu munsi Imana iravuze ngo mwongere mubyuke, umuntu wese niyongere abyuke, umuntu wese niyongere asubire uko yahamagawe, umuntu wese niyongere agaruke mu rukundo rwa mbere. Niko Imana ishaka, niyo baruwa Imana yanditse. Abantu bamaze kwivanga, abantu bamaze kugwa, basubira inyuma. Kera Bibiliya ivuga ngo mu itangiriro ngo abantu basubira inyuma, ngo abana b'abantu bamaze kuba babi, ngo bifuza abakobwa bo mu isi yose, ngo bifuza abagore batari ababo. Bibiliya iravuga ngo icyo gihe Imana yazanye igihano gikomeye cyo gutandukanya indimi. Imana izanye indimi zitandukanye, ngo abantu bavuga indimi zitandukanye. Abantu Imana ibahanisha umwuzure uraza urabarengera. Uyu munsi rero abantu ngo bivanze na politiki. Abanyamadini, abitwa abakristo bivanga na politiki, bafata itorero barihuza na politiki. Ariko Bibiliya ivuga ngo ibya Kayizari ni mu bihe Kayizari, iby'Imana ni mu bihe Imana. Niba ari umusoro ni mu butange, ariko kandi niba ari ijambo ry'Imana ni muri some. Ariko muri iyi minsi umupagani ararya ruswa, n'umukristo akajya ruswa. Umupagani aranywa inzoga, n'umukristo akazinywa. Imana itugire neza, Imana iturengere. Uyu munsi ijambo ry'Imana ryavuze ngo ahangaha ni igihe Imana ngo yamaze kubona ko abantu bamaze kwivanga, amatorero amaze kwivanga, amaze guhinduka ikivange, utatandukanya umunyetorero ngo umutandukanye n'umuntu usenga, utatandukanya umuntu usenga ngo umutandukanye n'umuntu w'inzoga, utatandukanya umuntu usenga n'umuntu udasenga. Bibiliya ivuga ngo Imana igenderera Yohana, imuha iri yerekwa rikomeye, imuha uru rwandiko. Ravuga ngo genda uru rwandiko urujyanire abanyetorero, ubabwire ngo uwera w'ukuri ufite inyenyeri ndwi yari abamarayika barindwi, ufite inyenyeri
inyenyeri ndwi yari inde? Yari Imana. Babwire ngo ufite inyenyeri zirindwi, ufite inyenyeri zirindwi ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza birindwi, bishatse kuvuga iki? Byari bishatse kuvuga ngo genda babwire ngo uwera w'ukuri, uwera w'ukuri, uwa mbere akaba n'uwa nyuma, itangiriro akaba n'iherezo, niwe wenyine marayika, ni marayika. Haleluya! Iyo mvuze ngo inyenyeri zirindwi, bari abamarayika barindwi, bari abayobozi barindwi b'amatorero. Izi nyenyeri zirindwi bisobanuye ngo ni marayika w'itorero. Marayika w'itorero ni abayobozi b'amatorero arindwi. Babwira aya magambo, genda ubwire abayobozi b'amatorero bo ku isi yose, bo mu Rwanda, babwire ngo Uwiteka avuganye namwe ngo nzi imirimo yanyu, nzi uko mugenda, nzi aho murara, ibikorwa byanyu ndabizi, imikorere yanyu ndayizi, aricyo mwataye inshingano. Genda ubwirire abo bakristo, genda ubwirire abo baririmbyi, genda ubwirire abo badiyakoni. Bwira umukristo wese umubwire ngo mwataye inshingano mwagombaga gukora. Ari aho mwibagiwe, ari aho mwasize, ari aho mutageze mwagombaga kugera, ari inshingano mwibagiwe. Abakristo mwese genda ubwirire aba bahanuzi ngo hari inshingano mutakoze, hari inshingano mutagikora, hari ibyo mwagomba gukora mutarimo gukora, hari ibyo mwagombaga gukora mwataye. Ariko uyu munsi wa none bambwire ngo ndi Uwiteka, ndi Uwera wa Isirayeli, ndi Imana ishobora byose, ni njyewe uzi buri kimwe cyose. Hari aho mwataye, hari aho mwagombaga gukora, ariko hari inshingano mwasize. None uyu munsi Uwiteka aravuze ngo nimwibuke aho mwaguye mukagwa, Uwiteka yongere ababyutse. Haleluya! Mwataye urukundo rwa mbere. Abakristo bataye urukundo rwa mbere, abakristo baraguye. Imana yavuze ngo uyu munsi wa none irashaka ko umuntu wese aho yaguye, aho yatakoraga, ibyo yasize, inshingano zawe, za nshingano zose wagomba kuba gukora, uyu munsi wa none waraziretse. Imana ivuganye nawe ngo uyu munsi, haleluya, ongera wibuke aho waguye ukagwa. Kristo Yesu yongere akumurikire, yongera kugire neza, yongera kuregere, yongera kurwanirire. Babwire ngo hari ibyo mwihanganiye, nibyo ndabyemera, mwihanganiye bike, ariko hari aho mwaguye. Aho mwaguye niho ngiye Uwiteka ashaka. Ndashaka ko mwongera mukabyuka. Mwaraguye musiga urukundo rwa mbere, mwaraguye mutarwa urukundo rwa kera, urukundo rwa gikristo. Abakristo bataye urukundo, ahubwo binjira barijandika, bajya mu kunywa inzoga, bajya mu gusambana. Abantu bata urukundo, basiga urukundo rw'Imana, basiga urukundo rwa kivandimwe, bajya mu matiku, bajya mu mazimwe, bajya mu ntambara zitabareba, bajya kuvuga ibitavugika. Ariko uyu munsi wa none Uwiteka aravuze ngo uyu munsi ongera wibuke aho waguye ukagwa, wongera ubyuke, Uwiteka kugire neza. Ongera wibuke aho waguye ukagwa, Kristo Yesu abone uko kumurikira. Haleluya! Bibiliya yavuze ngo mbese nimuzi ko muri umucyo, nimuzi ko muri umucyo w'isi. Bibiliya yavuze ngo ni gute wafata itabaza ukaritwikiriza intonga. Bishatse kuvuga ngo ni gute wafata buje yaka ukayitwikiriza igitebo. Nawamenye ukuri ngo agusige. Iyo umenye ukuri ukakuvamo, imbaraga zikomeye z'Imana zikuvamo. Ariko yavuze ngo nimwemera mukagaruka nzabagira neza, ngo ariko nimutagaruka nzakura igitereko kitabaza ryanyu ahacyo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo agakiza wamenye ongera ukagaruke ukagumane. Yesu ateguye imbabazi, ari imbabazi ateguye imbabazi, ateguye kukugira neza, ateguye kukwambika imbaraga, ateguye kukurwanirira. Wowe waguye ukagwa, wowe waguye ukagwa ukava mu byizerwa, Yesu aravuze ngo ongera ugaruke kitabaza kigaruka hacyo. Ongera ufate ka gakiza, ongera ufate wa mwimerere
imbabazi. Yesu yiteguye kukubabarira. Yavuze ngo mbese naho ibyaha byatukura tukutuku, njyewe niteguye kuguhindura nk'ubwoya bw'intama bwera. Niteguye kukubabarira, niteguye kukwambika imbaraga, niteguye kukugira neza, niteguye kukurwanirira. Ndi Imana ishobora byose, ndi Uwiteka, ndi Imana yaremye isi n'ijuru, ndi igitangaza cyera. Umva nkubwire, Imana ni igitangaza. Haleluya. Marayika w'Imana yiteguye kongera kugira neza, agagusubiza ku rufatiro nk'urwo wahozeho mbere. Hanyuma ijambo Pawulo yandikiye Abefeso yariho ababwira ibyo kwera, ibyo kwera birishaka ko twera. Ese ni muzi ko turi umucyo? Ese ni muzi ko muri umunyu? Uri umunyu w'isi. Umunyu ubereyeho iki? Umunyu wawushyira mu biryo kugira ngo ibiryo biryohe. Wowe ubereyeho kuryohera isi. Ariko ngo iyo umunyu ukayutse bigenda gute? Barawukandagira. Iyo umunyu ukawutse uba ubaye ushiririye. Hanyuma bivuze ngo icyo umucyo utangaje ubera umucyo ukamurikira abantu. Twebwe tubereye kumurikira abantu, ubereye kumurikira abantu. Nta kindi kintu ubereyeho. Ntabwo ubereyeho kugenda nk'isi, ahubwo ukwiye guhindura isi. Ntabwo dukwiye kugira ngo tumere nk'isi, ahubwo dukwiye guhindura isi, isi ikamera nkatwe. Imana itugire neza. Haleluya. Isi nidandabirana, ntabwo dukwiye kudandabirana nayo, ahubwo dukwiye kuyihindura. Dukwiye guhindura isi. Ngicyo icyo Imana ishaka. Imana ishaka ko duhindura isi. Imana ishaka ko isi tuyihindura. Imana ikugire neza. Kandi Uwiteka akurinde, Uwiteka akurwanirire, Uwiteka akora igitangaza ku buzima bwawe. Marayika w'Imana akugenderere, yongere agarure igitego kitabaza kigaruke ku buzima bwawe. Igitego kitabaza cyakimaze kuva ahacyo, ariko uyu munsi wa none, haleluya, haleluya, imbaraga zikomeye z'Imana zibane natwe. Muri iyi minsi katuvuga abana nko mu gihe cyo gufunga insengero, abantu benshi bagusubira inyuma. Ariko gufunga urusengero cyangwa se gufunga, ariko nta rusengero rufunzwe. Reka mbabwire, reka mbisubiremo, nta rusengero na rumwe rufunzwe. Hafunzwe amazu. Nibyo koko, amazu arafunzwe, twasengeragamo arafunzwe. Hari abavuze ngo amasare ngo nazongera kubaho. Sare se niki? Araga n'urusengero ntabwo rwitwa ngo urusengero, naho ni sare kuko ni ikintu kirangaye nyine. Ariko ni ahantu abantu bateranira. Urusengero ni ahantu abantu bateranira, ariko urusengero rwa mbere ni wowe. Bibiliya yavuze ngo ni muzi ko muri insengero z'Uwiteka, imibiri yanyu ni muzi ko ari insengero z'Uwiteka. Umubiri wawe nirwo rusengero. Iteka ryose iyo urwonona uba wonona urusengero rw'Imana. Iteka ryose iyo wonona umubiri wawe uba wonona urusengero rw'Imana. Imana ishimwe. Ongera usane urusengero, ongera usane iyi nzu y'Imana, ongera uyigenderere. Ese suzi ko Imana yavuze ngo nzagendera muri wowe, nzavugira muri wowe, nzatura muri wowe iteka ryose. Haleluya. Nta muntu n'umwe babujije gusenga. Nibyo habuzwa guterana kwera, ariko gusenga, sengera iwawe, inginga Imana. Ntabwo baguhaye umwanya wo kunywa inzoga, ntabwo baguhaye umwanya wo gusambana, ntabwo baguhaye umwanya wo kugwa. Oya, ahubwo baravuze ngo ongera imbaraga. Wibuke neza ko kwa ba Daniyeli ho babujijwe gusenga, ahubwo biravuga ngo basenga 7. Daniyeli yasenze 7, ahubwo Imana iguhaye umwanya wo gusenga. Imana iguhaye umwanya, baguhaye umwanya wo gusenga. Senga 7, kingura amadirisha, wongere uhamagara imbaraga z'Imana, wongere winginga Imana kugira ngo Imana ize kubana nawe. Marayika w'Imana kumurikire, marayika w'Imana kugenderere. Uyu munsi ndongere kwinginga umuntu wari wo wese kugira ngo wicike intege ngo nuko urusengero rukinzwe. Oya, ahubwo ambara imbaraga z'Imana, ambara ubutware bw'Imana, ambara gukomera kw'Imana, ambara icyoro cy'Imana, ambara amasezerano y'Imana. Yongere winginge Imana kugira ngo marayika w'Imana yongereze kubana nawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Umugambi w'Imana uze kubana nawe mu izina ry'Uwiteka. Ntabwo bahaye abantu ngo nibacike intege, ahubwo abantu nibambara imbaraga z'Imana,
abantu ntibambara ubutware bw'Imana. Haleluya, haleluya. Bibiliya yarambwiye ngo abantu bigize gucika intege ngo bari barajyanwa bunyago i Babuloni. Bamaze kujyanwa bunyago i Babuloni ngo abantu bacika intege, bafata ibyabaga umunezero, bafata indirimbo, bafata ibyabaga ibihe byiza ngo babyikuramo, ngo bicara ku nkombe ngo bicara ku nkombe z'imigezi z'i Babuloni. Bafata intanga, bafata indirimbo, bafata ibyabaga umunezero ngo barabimanika ku biti. Imagine. Hanyuma aho ngaho ngo abantu bari baracitse intege badashaka no gusenga, ariko ntabwo biguhaye gucika intege, ahubwo biravuze ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriwe kanguka uzuke, Kristo Yesu abone uko akumurikira uyu munsi wa none. Kanguka uzuke, ongera uzuke, ongera wambare imbaraga z'Imana, ongera wambare ubutware bw'Imana, ongera wambare icyubahiro cy'Imana, ongera wambare kumera kw'Imana. Imana ikugire neza. Zuka. Haleluya. Zuka, zuka. Wiheranwa n'agahinda, wiheranwa n'imbaraga za Satani, wiheranwa n'ibikubwira ngo urapfuye, wiheranwa n'ibikubwira ngo urarangiye, wiheranwa n'ibikubwira ngo urusengero rurakinze. Oya, ahubwo nonaha ambara imbaraga. Wivuga n'abavuga, abanyamakuru baravuga nawe ukajya kuvuga. Hari abantu bashimishwe n'uko insengero zifunzwe, ntacyo bibatwaye, ariko se bikumariye iki? Imana iguha umugisha wowe unyumva. Haleluya, haleluya. Jya mu nzu yawe uzenguruke usenge, jya mu nzu yawe winginga Imana, ongera ufate Bibiliya usome ijambo ry'Imana. Bajyaga bavuga ngo ijambo ry'Imana ngo rigiye kuba ingume, abandi bagahanura ngo nimwumve, ngo nimuvamo amazi abatuma mu gihe cyo kugotwa. Ubu ngubu tugeze mu gihe cyo kugotwa, abantu batagiterana kwera kumaze guhagarara. Ariko kandi ndashaka kubwira ngo uyu munsi wa none ongera winginga Imana, Imana ikugire neza. Muzaniye ibaruwa y'Imana, muzaniye ibaruwa y'Imana, muzaniye urupapuro rusimwe n'Imana. Uyu munsi wa none iyi ni ibaruwa y'Imana Imana iguhaye, ni urwandiko Imana izanye. Yavuze ngo ongera uzuke, Kristo Yesu abone uko akumurikira. Yewe ibuka aho guye ukagwa, wongere uzuke kugira ngo igitego kitabaza kitakurwa ahacyo. Imana iguha umugisha, kandi marayika w'Imana kugire neza, umugambi w'Imana ukuzeho. Reka musengere Imana, reka mwingingire Imana, reka mutabarize Uwiteka. Nanjye ndimo gusenga ngo Imana ikore igitangaza mu bugingo bwanjye n'ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe nibwo bukomeye kuruta ibintu byose. Imana iguha umugisha. Waraguye, wasubiye inyuma, wongera uzuke. Reka dusenge. Nyagasani Uwiteka Mana ishobora byose, uri Imana y'icyubahiro, uri Imana y'inyembaraga, uri umutuzi w'imbabazi, uri Karuhura, uri Jehova Rafa, uri Jehova Nisi. Imana Data wa twese ibane nawe, kandi umugisha w'Imana ukugenderere, imbabazi z'Imana zikugote, ubutware bw'Imana bukuzenguruke, umugisha w'Imana ukuzeho, icyo cy'Uwiteka Imana kikuzeho, amasezerano y'Imana kugote, imbabazi z'Imana zikuzenguruke, ubutware bw'Imana buboneke ku muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Babarira umuntu wese waguye, yongere yakira imbaraga, reka yongere yakira ubutware, reka yongere yakira ubushobozi, reka gukomera kw'Imana kuze, reka imbabazi z'Imana zimugote, reka icyo cy'Imana kimuzenguruke. Ndasezera ngo mu izina rya Yesu umugisha wawe n'uganze utegeke mu mbaraga zo kwizera Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana iguha umugisha, kandi marayika w'Imana aganze ategeke Yesu Kristo umwami wacu. Amen.